Nyakubahwa perezida mumbabarire kuba mbateye nk'iyagatera. Perezida reka duhe ijambo no mukobwa wenda aragira ibyo atubwira tumenye naho iyi nkomoko y'iki gishanga yaturutse. ntabwo ari amazi asanzwe muri kunyumva se nawe urabyumva amazi urabona amazi abagore urumva ariko se urumva yashyizemo vitensi ya kabiri numva imagenda ntitiza mu by'ukuri uyu mutipe yancanze mumumbarize vitensi yashyizemo kubera ko ngewe nsanzwe ntega moto ntabwo ari uku byajyaga biba uretse gato ibibazo bya vitensi uba twaciye nyinshi ariko iyi rugo noneho mbanza ntabwo. Are you serious? Nyakubahwa perezida mumbabarire kuba mbateye nk'iyagatera. Uyu mukobwa niwe yanindije nabagira ngo ndamutwara ngiye kumva numva ibintu bitangiye kunshokera. Ntabwo mubibona se neza? Ntabwo mubibona? Umva Sanji, njye ntabwo nabashije kumva ikibazo cyawe ariko hagati aho namurekure ntabwo gucika murekure. Ngaho tubwire. Murakoze. Jewe murabizi ko iyo ntakoze ikimotari inza tugakorana nawe muri sa. Ibyo turabizi. Uyu munsi rero ubwo twari turi kuza tuje mu kazi agire gutya anyarire kuri moto. Anyarira kuri moto kugira ngo mubwire ngo duce mu kinamba ayogeshe. Aranga komeza kumbera ibamba ngira ngo ni bya bindi by'abajama. Azanza nawe bya kijama ngira ngo ni bya bindi niko gufatiraho nza nihuta ngo nduhukira hanga kugira ngo mudukirane. Mwumve mutuze twumvikana. Njye ntabwo mbashije kumva ikibazo cyawe Sanji. Ari wabashije kubyumva ngo dusobanurire? Yego tubwire. Bwana perezida nje ndabona iyi beba ahubwo no ku kibuno yatose sinzi ko byagenze kandi rwose moto ya Sanji ibiri ku byangwe pe reba drip ahagaze abameze neza ahubwo no mu bebe njewe sinzi nuko byagenze. Drip mani nuko wampara neza sibuna no ureba ibyangwa ahagaze no mu gihe kandi moto ye ni ibyangwe ni ikora tu ahubwo nje numva ngo no mu baby yamwogeshereza moto ye ariko perezida reka duhe ijambo no mukobwa wenda aragira ibyo atubwira tumenye naho iyi nkomoko y'iki gishanga yaturutse. Ni ikihe kibazo kiri hagati yawe n'umumotari Sanji? Gerageza kuzamura ijwi. Gahunda y'amazi yarayasanga. Tuze twumve. nyakubahwa bwana perezida w'inteko urabyumva yashyizemo vitesi ya mbere amazi arameneka. None se gende amazi wari uyafite mu kahe gacupa? None se ndashaka kubaza akabazo ni gute wewe ufashe amazi ukayajyana mu macupa kuri moto kandi nayapfundikire? Ese ko yibazaga yuko mugera mu mikuku atari bucuranga nakameneka? Mumumbaze bwana nyakubahwa.
Bwana Perezida ntabwo ari amazi asanzwe muri kunyumva ariko se nawe urabyumva amazi urabona amazi abagore urumva ariko se urumva yashyizemo vitensi ya kabiri numva imagenda ntitiza mu by'ukuri uyu mutipe yancanze kuko afite ubuhanga butangaje yayishyizemo urabyumva neza ahubwo mumubarize vitensi yashyizemo kubera ko njyewe nsanzwe ntega moto ntabwo ari uku byajyaga noneho uretse gato ibibazo bya vitesi umva twaciye nyinshi ariko iyi rugo noneho mbanza ntabwo byoroshye none sanji mureke twumve sanji ndakumva muyobozi bimeze bite ibintu by'amavitesi tukumva n'ibiki byagize njyewe rero nashyizemo vitensi ya mbere nshyiramo iya kabiri nshyiramo n'iya gatatu sinzi rero izo ngizi zaba zamuryohereje cyangwa zamunyaje ni ukuvuga ngo nanjye simbizi rwose mumumbarise vitensi na kuko nibanze ku ya kabiri cyane sinzi rero yaba yamukoreye umuti minyoni ntabwo unyumanika reka tumve munyene atunganire nawe ibintu rwose ntabwo bumvikana apu perezida rwose njye ahubwo nabyumvise ubu njye narangije kubatahura nabisobanukiwe ahubwo visi yahuye n'uruva gusenya ni ukuri da yahuye n'uruva gusenya ibyo ngibyo nanjye byambayeho nawe uranyara cyane rwose ndabirangiza ahubwo yamukubise iyaka iya kabiri iriya nanjye yari inkozeho pe mbabwije ukuri namubera umugabo umva abamotari perezida abamotari nabo baragiye barabimenya nabo bayishyiramo ku bushake barabizi ko ijya udukoraho noneho niyo bitari ngombwa ayishyiramo kugira ngo agende agutitiza kugira ngo narangize birangize noneho rero iyo bihuye na wa mukobwa wa wundi nyine cyangwa umudamu wa wundi nyine utari mu kagatari nyine wa wundi urabyumva nawe wa wundi wanyweye amata nyine ya mata nyine nawe urabyumva y'inshyushyu nyine yayandi uhita ubirangiza nyine ese wabigenza gute none ese wabirangiriza ko ari uba wica niba mbyumvishe rero sinzi nawe muri kubyumvaga niba mbyumvishe rero njye ndumva rero ikibazo ahubwo ari iki ibyo by'amabyo vitesi avuga niyo yamukoze bayishyiramo ku bushake nyine iyo yishyizemo reka twumve n'abandi niba ari inyunganizi Miss Jane Mutesi byo bamaze kukureka byumva bimeze bite byo Bwana Perezida nawe urabyumva urumva sinjye wari utwaye ni mutipe wari utwaye moto noneho mu gutwara moto akajya akomeza antitiza noneho akajya agenda afatamo gakeya niba ari feri sinzi ukuntu babyita akajya agenda agabanya umuriro akongeza noneho atangira kujya yiririmbisha anywaye nanjye naze kwishiduka nsanga ntose ubwo rero mu by'ukuri ahubwo mumfashe gushima Imana kubera ko yandoze mu mutwe ngeze aho nta control bituma nari no kugwa no mu muhanda turumva aho utari gupfa ahubwo impanuka ikaba tugashima no gushima Imana kuba nkiri mu kuri pe umva Cecile kumanitse nicyo ushaka kongeraho murakoze ngenda baza Jane Mutesi ese motari iyo vitesi ayicotsemo niwe yabindi ese motari iyo vitesi ayicotsemo moto igatangira kwitigisa yaba yarakwegereye ese yaba yarakozeho yahise amanuka akenyegera neza ko niyo yambwiye ngo nkoreshe ushyira muri uyu munsi ibyo ndabivugira yuko hari abamotari benshi usanga iyo batwaye abadamu bababyiga cyane babiyegereza noneho wareba ukabona bomatanye ni ukuri kandi ni ibintu bikojeje isoni pe ngewe ndiheraho nawe barabikoze navuye i Nyamirambo hariya kujya nyuma
ntega moto njya i Kanombe hariya bisi zikatira tuvugana amafaranga 500 umumotari atitaye ku myaka mfite